Ntago ufite uyu munsi nuko nta mugurizi na munsi itariki zinga munsi itariki 18 yewe datawe uguzi koko mfite umukunda munsi naje butari nabyibagiwe nukuri twari gusezerana Nyamirambo. Yes azurande Yes azurande azurande hari hafuye nde nakubajije izina ry'uwari wafuye ico gihe Eric uri kusamara mu biki uri kusamara mu biki nakubajije nti Yesu yazu tu urashaka kukageza he ntabwo twaraka kamwe yose garagaza mamaye yose kamanaye buretse Afika nyombye ko umbwiye ngo beseriye kuri vitesse ya ndimbati ufunzwe uzira iki kageso kankomereye mbega uretse kuba mwamfasha mukanyingengera Imana mfite akageso k'ubusambanyi none se wabiretse utazahagwa nkareba muri korari nkareba bari abakobwa bari abamabuno bari abakobwa bibiyobe bari barimo bahimbaza burya ngewe ntabwo mba rwose mba nafashijwe nk'abandi ahubwo ngewe hangane ntawe bitabaho wambwa ariko ndavuga ukuri nubwo utangiye kuzamura ijwi ugize ngo iki ugize ngo ndavuze induru wewe dukunda uzakumenye kwa kubyaye nkora mu mutwe ndakuze wagicucu izo nkweto mutacyambara imyenda ishaje amashati abashaje mu pantaro ya kaki inkweto zibasaza byose kagurirwa irimbi kagurirwa n'iminsi wagicucu ninde wabwo ko hano ucuruza inkweto nta soni ugabanya umutima mutwe ni nk'urwa ruganzu ko kiragiraga umutima mwiza ko waje guhindura atubuka umutima wantumbi ariko ninde ukuzanya unyuzeyo kugira ngo ugere se padu jyango hari umuntu utakuze muri ikarizi ugase ko ntari umuntu utazi ko inkweto ziguze 31 Jesus Christ of Nazareth amaze wamuhirimbira ibyo birakureba ariko ubundi unyuzeyo kugira ngo ugere hano igipangu cyawe ntabwo wafunguye hamagara imbwa zanjye zize guteze gutataguze zikwatake ziguhekenyure se padu sije kurana ko no kuri gusakuza umuntu umutazi ko imyenda yambaye imyaka 100 yambaye imyaka 8 waze kuyihindura sana ngiye mu make uzigura ibindi harya ngo ushaka kugura hanyuma ingero nabyikopesha so naje kugura nje kwikinisha utanga ngaye se wambese hanyumvira giye n'ubwonko bwawe ntabwo rwagasaza byose ibitekerezo bingana gutya agapasa uri hasi ubwonko bwawe muzi nk'ubugoro umuntu yanaburangura akamara ku kirango mwiriwe boss twumvise ko wagiye kwa muganga umugore wawe yenda kwibaruka ubwo wowe uraza kwibaruka bijya babaze nimba bagezeyo ku bitaro abaganga bakabasha kubitaho neza ku buryo umwana ari buvuke neza mu mahoro n'utumenye igihe abanga kubyibaruka nimba umwana yageze ku bitaro amahoro ubwo abaganga baraza kwibaruka nimba bageze ku bitaro abaganga bakamwitaho umugore akabaza kubasha kubyara neza n'utumenye igihe bazagarukira bavira kwa muganga batwishyura amafaranga yacu kandi neza amafaranga yacu abona nimba abagore bamaze kubyara abaganga bazayitaho ku buryo umwana azaza akibaruka ryari kugira ngo tubone amafaranga yacu duhite twibaruka baza akabaza twibaruka twebwe turatwika
ubwo ni ukukibajije uko nkubwiye niko ubabajije